abashumba leti konteresanse. Ese murabona ko Imana idafite agahinda? Imana ifatanya urubanza n'ubwoko bwayo. Yamwanze babwire ngo ese kubera kimwe bagiwe aho yabakuye, yambye ngo nimugaruke musubire ku murongo. Nimugaruka mugasubira ku murongo, izabagirira ibambe ndetse n'imbabazi. Ndetse ingo nyinshi zisenywe n'abahanuzi. Ene konteresanse, ugasanga umwanuzi w'umupfapfa abwiye umugabo abyaye gatanu abyaye gatandatu, yarangiza akamubwira ngo umugore afite ntabwo ari uwe. Kubera ikubwiwe n'iki kataruwe? Basazanye babyanye abana batandatu. Imana yabwanze babwire ngo abana benshi babaye imfubyi base bahari, kandi basajya sanga wera muramya kwimura Kristo mu mitima yanyu, mwimikamo ibigirwamana, mwimitsemo abadayimoni b'amashyari, mwimikamo abadayimoni b'inzangano, mwimikamo amarozi. Imana yamwengira babaye cyane, ije guhanga uko yaje kwa Robowamu. Yamye mbabwira ngo mbese Jezide tarabirimo ati kubera itsimurengo vuba leto kidimora. Imana yaje Jezide trayibone sase yewe mw'abahanuzi mwe Imana ibanyuzemo. Jene biri fodrai godesika Inzara kifodeba ene kidimora eresta kontrebevo. Ibi ndimo kubabwira n'ubutumwa Imana yambaye. Jene tosti detaye ntabwo bafite ngo kubivuga kuko ko ni yari yantumye kwanze mbabwire nesti foresase. Yamwambabaze ngo mbese ni igiki gitumye muvuze ngo uruco ko mugore uri kubise. Jene tudasire nebonefo ati dore mumeze ng'umwana uko ari kosa ya inestine faya. Umubyeyi yaje kumuhana jene tarafosire, umwana agatangira kurira ingoni itaramugeraho. Reka tubasuhuze kandi tubifurize amahoro y'Imana aho muherereye hose, abari mu gihugu cy'u Rwanda n'abari hanze yacyo mwese nimugubwe neza. Uwiteka Imana abagirire neza kandi abagirire neza cyane. Uyu munsi wa none turi n'umunezero wo kubana n'umukozi w'Imana nkuko mubibona kuri kamera zacu. N'ubwa mbere rero tumwakiriye, reka musabe kugira ngo abasuhuze. Yego murakoze. Imana ibareze umugisha. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Yego. Amakuru yanyu ni meza, turashima Imana. Ndabona kabisa uri mu mbaraga, uri mu mavuta, biragaragarira buri muntu wese. Abantu batangiye kwibaza ngo se ninde muntu turi kumwe? Izina ryanjye nitwa Uranyitse Jean Damascene, ndi umugabo ndubatse. Baranyeretse Jean Damascene. Baranyeretse Jean Damascene. Yego. Benshi banzi ku izina rya Kavuzanduru. Kavuzanduru baranyeretse. Urakoze cyane. Ntabwo rero twebwe tujya dutinda iyo dufite umutumirwa, ahubwo twebwe icyo dukora niki, duhera ko tumwakira agasenga Imana, yamara gusenga Imana agahita yataka agakora umurimo w'Imana. Reka tukwakire usenge Imana, numara gusenga Imana. Ariko mbere ya byose hari icyo nari nibagiwe gatoya, ndagira ngo numara gusenga Imana ubanze utambutse nimero yawe ya telefone, kuko hari igihe umuntu yifuza umukozi w'Imana abonye kuri kamera kumubona bikaba ikibazo. Ubwo rero ugiye gusenga Imana, numara gusenga Imana utambutse nimero yawe ya telefone kugira ngo wakenera gusengana nawe, kuvugana nawe, akubone mu buryo bworoshye. Karibu umukozi w'Imana. Murakoze. Reka dusenge Imana mu izina rya Yesu Kristo. Imana yera, Imana ikiranuka, mu byo dukunda murengeza ubugingo bwacu. Uri Imana inyembaraga, uri Imana inyabutwari, uri Imana yo kwizerwa, mubyeyi mwiza, murengeza ubugingo bwacu. Uri Imana agira neza mugacya bucira. Uri Imana labini fo eledrai, uri Imana cinzira mu nyanja itukura Abisirayeli bakambuka ku butaka ngahumotse. Ndagushimiye kuko nyemereye agakanya ngabangaragara yanga kuri kamera, kandi ngaba ngiye kuvuga ubutumwa bwawe uwera wa Isirayeli. Ubutumwa bwe kumvwa n'isi yose, kumva abanyamahanga, birabura, abazungu. Rero ubutumwa njya gura ku ngoma bugende buhindura abasore, abakobwa, abagore, abagabo. Ubutumwa bugende bugere ku barwayi, bugende desti edra, bugende bugere mu bitaro bitandukanye. Ubutumwa edebinfo abaryamye edefasance egire dry badashobora kweguka, ubutumwa bubegure, ubutumwa bubabera icyomoro, ubutumwa bugira ubahindure,
ubutumwa bugera ku burwayi butandukanye. Rero turagushimiye kuko uri Imana nyamana uduhaye uyu mwanya, turagushimiye bana natwe kandi ushobora kutugira neza. Ufashe n'abo turi kumwe aka kanya, ubane natwe twese mu buryo bwose budasanzwe mu izina rya Yesu, amen. Rero aka kanya abagiye kunyumva mu bihugu byose bitandukanye, mu gihugu cy'u Rwanda, abagomba kuzangenera bumva ko bakeneye gufashwa gusengerwa, nabahereza nomero zanjye za telefone 0788 90 73 79. Ndazisubiramo 0788 90 73 79. Imana itugire neza, amen. Rero bene data, nshuti z'Imana, nshuti z'umusaraba, ntabwo aka kanya ari njye wayizanye, ahubwo nazanywe n'Imana kugira ngo mbagezeho ubutumwa bwanyu, kugira ngo ubutumwa bugere ku basore n'abakobwa, bugere ku bagabo, bugere ku bagore, bugere ku ngeri zose ndetse zitandukanye. Rero nta kindi kinzanye ni ukubagezaho iby'Imana yandumye, kugira ngo murusheho kubyumva, murusheho no kubisobanukirwa. Imana idufashe, Imana itugire neza. Rero mu kibwumva aka kanya turifashisha amagambo ari mu ijambo ry'Imana. Muzi ko Bibiliya ari ijambo kandi turiho kuby'ijambo, na n'uyu munsi aka kanya cyangwa se dufite ni ukubera ijambo ry'Imana. Reka twifashishe amagambo ari mu rwandiko rwa mbere rwa Timoteyo, ni igice cya mbere ku murongo wa 18 tugeze 19. Rwandiko rwa mbere rwa Timoteyo igice cya mbere ku murongo wa 18 tugeze ku murongo wa 19. Reka twumve icyo Imana ivugana natwe muri aya magambo. Haragira ati, mwana wanjye Timoteyo, ndakwihanangiriza nkurikije ubuhanuzi bwa kera bwahanuye ibyawe, kugira ngo buguheshe kurwana intambara nziza, ukomeje kwizera kandi ufite umutima uticira urubanza. Uwo mutima bamwe barawuretse bahinduka nk'inguge imenetse ku byo kwizera. Imana itugire neza. Reka dusubiremo aya magambo. Haba ngo, mwana wanjye Timoteyo, ndakwihanangiriza nkurikije ubuhanuzi bwa kera bwahanuye ibyawe, kugira ngo buguheshe kurwana intambara nziza. Bamwe baraziretse ukomeje kwicira kandi ufite umutima uticira urubanza. Uwo mutima bamwe barawuretse bahinduka nk'inguge imenetse ku byo kwizera. Imana itugire neza. Imana idufashe. Aya ni amagambo ni menshi ndetse ntabwo ari menshi cyane, ariko ni amagambo Pawulo yabwiraga Timoteyo. Aya kanya rero Timoteyo abubwirwa ni wowe ni njyewe. Aka kanya amagambo nzanye cyangwa se ubutumwa nzanye ni ubwo kubwira ingeri zose zigiye kunyumva, ari abirabura, ari abazungu, ari abasore, abakobwa, ari abagore, ari abagabo. Ubutumwa nzanye ni ubwo kubabwira kugira ngo muhinduke muve mu byaha. Nta kintu njyewe cyanzanye, nicyo Imana yantumye, kandi buri wese Imana ishaka ko yahinduka. Ubutumwa rero ni Pawulo yabubwiraga Timoteyo, kuko nanjye yantumye, arambwira ngo genda umbwirire abandi. Imana yambwiye ngo genda ubwire abandi bahinduke bave mu byaha. Nta kindi Imana ibasaba. Ukomeje ku murongo wa 19 abana, ukomeje kwizera kandi ufite umutima uticira urubanza. Uwo mutima bamwe barawuratse bahinduka nk'inguge imenetse ku byo kwizera. Imana iri kureba igasanga abasore cyangwa abakobwa, igasanga abagore cyangwa abagabo, igasanga abashumba cyangwa abahanuzi, igasanga abavuga ubutumwa. Muri bo Imana iri kubitegereza igasanga bameze nk'inguge zamenetse. Yabaye badafite nk'inguge zamenetse, ntibakagombye gukora byinshi byangwa n'amaso y'Imana. Imana rero yabwiye Timoteyo ngo, Timoteyo mwana wanjye, ndakwihanangiriza aletotifo nkurikije ubuhanuzi bwa kera bwahanuye ibyawe. Uyu munsi Imana itumye kuri Timoteyo, ntabwo ari njye yatumyeho gusa, ngo ni wowe ishaka. Irashaka umuhanuzi wese
kugira ngo yongere yisubiremo, yongere yitekerezeho, arebe ku by'Imana imushakaho, kugira ngo ave mu byaha n'igisa nacyo, kugira ngo ahinduke, namara guhinduka ahindure abandi. Imana iri kubareba igasanga barahindutse nk'inguge zamenetse. Impamvu ni iyihe? Iyo uri gusambana uri umuhanuzi, ukaba uri umuririmbyi ugasambana, icyo gihe Imana isanga warabaye nk'inguge yamenetse. Imana rero irabashaka kugira ngo muhindukire muve mu byaha, mu byaha n'igisa nacyo. Ikindi cya kabiri, Imana y'ukigenda ugasanga uri gusebya mugenzi wawe, hari umuvugabutumwa cyangwa se n'umuhanuzi, wenya yuko wabaye nk'inguge yamenetse. Iyo ugisebya mugenzi wawe wabaye nk'inguge yamenetse, Imana iri kukureba ikakugaya wa muhanuzi we, Imana iri kukureba ikakugaya wa muririmbyi we. Henibini wa restifo edra, Imana ishaka ko muhinduka, ishaka ko muva mu byaha. Haleluya. Letostika edra, imbaraga n'amavuta. Imana ishaka ko abakobwa muhinduka. Lebini ma ekita lebini sansi. Abaririmbyi muraririmba, ariko Imana redosasi iri kubareba ikababara. Impamvu niyo iri kubareba ikababara, muri kuririmbira ku byaha. Muririmbyi muzima warangije kwakira agakiza, ntabwo edestibanefo akwiye kwambara imyambaro idahesha Imana icyubahiro. Nesti contre distance, uwo nguwo Imana iramureba igasanga yarahindutse nk'inguge yamenetse. Jésus destibanefo, wowe mudiyakoni, y'udiyakona ukaroga bagenzi bawe, cyangwa se ukaroga abavugabutumwa, ukadiyakona ufite uburozi, Imana iri kukureba igasanga warahindutse enestifo nk'inguge yamenetse. Ugomba kuba uri umuhanuzi, ariko warahindutse nk'inguge yamenetse. Icyakagombye kuguhindura umuhanuzi nyakuri cyarakuvuyemo, cyaragiye. Yesu yavuze ngo ndagiye, ariko ntabwo mbasize nk'imfubyi, ahubwo mbasigiye umufasha. Umufasha ni Mwuka Wera. Uyu mufasha ashinzwe iki? Ashinzwe kukuyobora, ashinzwe destipifo, ashinzwe kukugira inama. Enisti contre de sanse, uri gusambana ukajya kuroga, uri umuvugabutumwa cyangwa se uri umunyamasengesho cyangwa se uri umuririmbyi, Imana igukureba igasanga warapfuye, wararangije kwangirika. Hari byinshi Imana iri kwitegereza igasanga abakozi b'Imana barimo gukorera ku mbuga, Imana iri kubireba ikababara. Benshi destibanefo, ndetse muri kujya mubibona bajya ku rubuga batavuze iby'Imana, ahubwo bakajya bagiye gutongana, ndetse bakajya bagiye gusebya bagenzi babo. Ibyo rero Imana iri kubireba ikababara. Imana iri kubareba igasanga ari abapfapfa barapfuye. La libéniste foi de coup de sas, niyo magambo Paulo yabwiye Timoteyo. Avuga ngo Timoteyo, mwana wanjye, ndakwihanangiriza uyu munsi, nanjye nje ngwihanangiriza kugira ngo uhinduke uve mu byaha. Ndakwihanangiriza enestifo kugira ngo ukanguke. Ndakwihanangiriza uyu munsi wa none umenye inzira edestika ugomba gucamo. Rezo di brima igodostas, ndagira mbabwire ngo bene data, nshuti z'umusaraba, abakobwa muri kunyumva, abasore muri kunyumva, yamwe bagabo namwe bagore, Imana iri kubitegereza. Nta kindi muri gusabwa, murasabwa guhinduka. Kubera iki distance mora? Yesu yavuze ngo ntabwo mbasenga imfubyi. Impamvu yateye gusenga imfubyi, uyu Mwuka Wera ashinzwe kugucebura, uyu Mwuka Wera ashinzwe gukura mu byaha, uyu Mwuka Wera destine de sanse ashinzwe kukwigisha kwambara neza. Bene data nshinze umusaraba, niyo mpamvu Imana yabwiye Timoteyo, iramwifora sanse, yabwiye ngo Timoteyo, uyu munsi wa none ibuka. Nawe muririmbyi ndagira ngo ubwire ngo ibuka, muvuge butumwa ibuka, ureke kwifata nk'inguge yamenetse. Ndagira ngo ubwire ngo kanguka, ndagira ngo ubwire ngo ube maso, hindukira uve mu byaha ndetse n'igisa nabyo. Ndagira ngo ubwire ngo ubutumwa ntabwo nabuzaniye abana gusa, nabuzaniye n'isi yose. Wowe uri gukora ibyangana, uri kujya mu bapfumu, uri kujya
ukajya mu barozi ugiye kuraga mugenzi wawe, menya neza yuko wabaye ingibuga yamenetse, warangije kwangirika. Ariko ibyo gukubwira ngo hindukira ureke ishari, hindukira ureke amagambo, ndagira ngo ubwire ngo kanguka ube maso. Niwemera Yesu akakuyobora azakugirira neza. Hari benshi barwaye ariko batazi indwara barwaye izo arizo, bakagomeza bakivuza, bakarwara imigongo idakira, bakarwara mu nda hadakira. Ndagira ngo ubwire ngo nta wundi wagutabara usibye Yesu wenyine. Pana data ashyize umusaraba. Aya ni amagambo Pawulo yabwiraga Timoteyo. Habya ngo Timoteyo mwana wanjye ndakwihanangiriza elesti eda. Habya ngo uyu munsi wa none ibuka ubuhanuzi bwahanuye ibyago. Uyu munsi wa none nje kwibutsa abagore aho Imana yabakuye, nje kwibutsa abasore aho Imana yabakuye, nje kwibutsa abagabo aho Imana yabakuye. Imana yabya ngo mwarariye murarya ndetse murahaga muribagirwa, mumaze kwibagirwa mutera Imana umugongo. Imana rero yarebye irababara. Abahanuzi benshi barimo barahanura barabaye ingingo zamenetse. Lestifo edra bahanuzi bari guhanura basambana, bahanuzi barimo barahanura buzuye amashari, bahanuzi barimo barahanura buzuye amagambo, bahanuzi barimo barahanura buzuye gusebyanya. Ntabwo umuhanuzi nyakuri uri mu mwuka w'Imana yagrestide edra yahangara akajya ku rubuga nguru ayangiza akajya gusebya mugenzi we. Ntabwo umuhanuzi uri mu mwuka w'Imana yahangara akajya ku rubuga, bakajya ku rubuga batongana, bavuga amagambo, bashaka kurwana. Ibyo byose byateye Imana umubabaro. Niyo mpamvu Imana yafashe umwanzuro. Abahanuzi ngabo b'abapfapfa Imana bafatiye umwanzuro igiye kubaheha nk'uko yaheshe kwa Robowamu. Rero edestide fasti contre le bilma. Imana yamwe babwire ngo mwabahanuzi mwe niba mutihanye akaga karabasiye, kuko muri gutuma izina ry'Uwiteka rigirwaho umugayo, muri gutuma izina ry'Imana rigiritukwa hejuru yanyu. Mwabahanuzi mwe muri kugenda musabye abagenzi banyu. Imana iri kubabara cyane. Imana iri kubabazwa n'abahanuzi benshi bari kujya kuri Stefu bagahanura bakavuga ngo ni Imana yabatumye kandi atari yabatumye. Imana rero iri kureba ikababaro kandi ikagira umubabaro ikagira agahinda. Uri guhanura ariko barabaye ingingo yamenetse. Imana ishaka kuhinduka. Nesifo edekude distance. Wabaye mushumba uri mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se uri mu gihugu cy'u Rwanda, Imana ishaka ko wakaruka ugasubira mu murongo. Imana ishaka ko wasubira destine de sens ugakora ibyo Imana ishaka. Imana iragira iki? Imana itakurengeye ninde wakurengera? Imana itagutabaye Yesu muhanuzi ninde wagutabara? Aya masangaya ndagira ngo ubwire ngo kubera iki wibagiwe ahantu Imana yagukuye. Ese ni igiki gitumye urengwa gutyo mwene data? Nshuti y'Imana lestive naissance Imana yambwiye ngo mwahindutse nk'inguga zamenetse. Imana yambwiye amabwire ngo iri kubareba ikababara. Aya ni amagambo Pawulo yabwiraga Timoteyo. Uyu Timoteyo uri kubwirwa rero ni wowe. Aya masaha nta wundi watumweho ni wowe. Imana irimo kwibutsa ibyo Imana yagukoreye, irimo kwibutsa aho yagukuye. Wambaraga ubusa yarakwambitse elestide dra, wari uri inkumba yaguhaye abana, wari wambaye ubusa irakwambika, wari ushonje yarakugaburiye. Ariko elestase uribagiwe aho Imana yagiye kuvana lesti contre bevone, aho kwibuka Imana yagukuye. Ahubwo dore wuzuye ishari urimo uraroga mugenzi wawe, ahubwo wuzuye ishari lestide tari uri muri tudesire urimo urasebanya. Imana yambwiye amabwire ngo nimugarukire aho mugeze. Imana ishaka ko musubira ku murongo. Nebiwe lesti contre sens iri kumbaza ngo babaze ngo ese ni igici mwelestide dra yari igambiye kubakorera itabakoreye. Nemote fossile bonne sens. Ubutumwa bwazi eredra ingeri sose
bwaziye abashumba, bwaziye abagabo, bwaziye abagore, bwaziye abakobwa, bwaziye abasore, bwaziye abahanuzi. Imana yanambwiye ngo mbabwire ngo iri kureba ibiri gukorerwa ku rubuga ikababara. Nestide kuda sanse. Aya ni amagambo Uwiteka yatumye Timoteyo. Abwira ngo Timoteyo we ndakwihanangiriza. Ibuka ubuhanuzi bwa kera bwahanuye ibyawe kugira ngo buguheshe kurwana indambara nziza. Ese indambara nziza Imana iri kumbaza ngo mbabaze ngo indambara nziza muri kurwana ese ni izihe? Ese indambara muri kurwana nziza ese ni izo korogana? Indambara muri kurwana nziza ese ni iz'ubusambanyi? Indambara muri kurwana nziza ese ni iz'amagambo? Ese kubera iki gesti contre de sens? Kubera iki muri gusabanya? Kubera iki muri gutukana? Kubera iki muzuye amagambo? Kubera iki muzuye inzangano? Elesti contre de sens. Yemwe mw'abahanuzi mwe, yemwe bavuga ubutumwa, yemwe abashumba, lesti contre de sens. Ese murabona ko Imana idafite agahinda? Imana ifatanya urubanza n'ubwoko bwayo. Yambwiye mbabwire ngo ese kubera iki mwabagiwe aho yabakuye? Yambwiye ngo nimugaruke musubire ku murongo. Nimugaruka mugasubira ku murongo izabagirira ibambe ndetse n'imbabazi. Ndetse ingo nyinshi zisenywe n'abahanuzi. Ele contre de sens. Ugasanga umwanuzi w'umupfapfa abwiye umugabo abyaye gatanu abyaye gatandatu, yarangiza akamubwira ngo umugore afite ntabwo ari uwe. Kubera ikubwiwe n'iki kataruwe? Basazanye babyanye abana batandatu. Imana yabwiye mbabwire ngo abana benshi babaye imfubyi base bahari, kandi base de sanse de clodefo bakuwe mu ngo zabo bitewe n'abahanuzi b'abapfapfa batagira ubwenge. Imana yabwiye mbabwire ngo yemwe mw'abahanuzi mwe muzabona ishyano, akanya karabaziye, dore inkota y'Uwiteka irabamanukiye. Redostide de sanse. Wowe uhangara ukabyira umugore ari mu rugo rwiwe ari kumwe n'umugabo we, bamaranye igihe kirekire, bamaranye imyaka 10, bamaranye imyaka 40, warangiza ukavuga ngo ntabwo bazabana. Ese ko buzukushe? Ese ko babyabana abandi 10 nabo babyabaraabyaye? Kubera kuvuga ngo ntibazabana kandi basazanye. Imana yabwiye ngo mw'abahanuzi mwe mufite akaga. Ishano rirabanestifo, rirabagwiriye. Ishano rirabagwiriye bene data, bene data tuzi umusaraba. Ishano rirabagwiriye. Nevo pifosti de dra. Mana mwe mbabwiye ngo ishano rirabagwiriye. Je de tout de sti contre de sens. Yamye ngo kubera iki mubuze ubwenge? Kubera iki mubuze ubwenge? Enesti de forasance. Mana yabwiye mbabwire ngo dore ije gukurikiza hera nesti de sens. Ngo nubwo mubwange inzengeri zazifungura, yabwiye mbabwire ngo nizisigaye naso ije kuzifunga. Kubera ko nepifone stasi, kubera ko edrai agasuzuguro k'abaririmbyi kararambiranye, mu badiyakoni kararambiranye, mu bahanuzi kararambiranye. Imana iri kwitegereza igasanga abaririmbyi buzuye amashyari, buzuye inzangano, ubusambanyi burabuzuye. Imana destase yarababaye cyane. Ile dofti benefo yabiyonze mabwire ngo ese icyo ari ingambire kubakorera ni igici. Imana yabwiye mabwire ngo gesti de tome forasas niyo yafashe umwanzuro wo gufunga insengero. Imana yabwiye mabwire ngo nizisigaye nazo mukuraho amaso kuko nazije kuzifunga. Kandi yamwambwira ngo nazo nizifunga izongera kuzifungura ariko icyo yateguye kirangiye. Gesti de taille. Imana yambwiye ngo mbabwire ngo ibabajwe n'abagabo bari guteba abagore babo mu mariri yabo, barangiza bakababesha ngo bagiye mu kazi, bagiye kurara mu maroji. Imana ibabajwe n'abagore bari kurasire dry, bari kurevo dry, bari guteba abagabo babo, barangiza bakajya mu marara mu maroji. Imana yambwiye ngo mbabwire ngo ifite agahinda, ifite umubabaro. Jeside tudastakide ifite agahinda, ifite umubabaro. Yambwiye ngo mbwire abashumba ngo yemwe mw'abashumba mwe muhangara mukanyunyusiza ibyibushe, izinanutse mukazitera umugongo ndetse mugahinda
mukazihindukira mukanyunyusa n'inzara zazo. Imana yambwiye ngo mbabwire dore ingoti imanukiye ku majosi yanyu. Yambwiye ngo mbabwire ngo Destiny Dry aho kugira ngo indama mushyire mu murongo ahubwo zitatanye ku bwanyu. Yambwiye mbabwire ngo dore ikizira cyarangije kwinjira ahera. Yemwe bungeri indama zidestaye zitatanye hejuru kubura ubwenge. Yemwe mwabahanuzi mwe Destiny Dry muri kugenda musenya ingo z'abantu, musenya ingo z'ubwoko bw'Imana, mubacanga Imana yabatumye, mufite akaga mukaza mugatonganira ku rubuga musebya enesanse, musebya bene so. Imana irabaye enefona kina Dry yambanye ngo maze mbabaze ese icyo yari igambiriye kubakorera itabakoreye n'iki. Yemwe mwaba Stephen Dry, yemwe mwaba diakoni mwe, Imana yambwiye ngo murambike amashyari yanyu hasi, murambike amarozi yanyu hasi. Jésus de tout de sens. Imana yambwiye ngo nimyihana izabagirira ibambe. Nemifone coup de sens. Imana yambwiye ngo ndababwire ubu butumwa edrome rugomba kumva Mwisiyose, bwumvwe n'abanyamahanga, bwumvwe n'abirabura, ubyumva ca bugufi. Imana irinda hasi, ihaza agasuzuguro nesti contre de sase. Imana ihaza amashyari, Imana ihaza amatiku, Imana ihaza inzanga z'umutima yanyu. Benshi de sase barimo bitwaza uko bari, bitwaza uko bavutse, ariko ndagira mbabwire ngo Imana y'amahoro irashe nesti de sase. Imana yambwiye ngo nze mbabwire ngo ijuru ryayo ne bifosire, ngo ntabwo ari ijuru ry'abatwa, si ijuru ry'abatutsi, si ijuru ry'abahutu, ahubwo yambwiye nze mbabwire ngo ijuru ryayo rizajyamo abakijijwe neza. Yambwiye ngo mbabwire nimukiranuke, mureke icyaha n'igisa nacyo. Mwabahanuzi mwe mureke amatiku, mureke inzangano. Mwabahanuzi mwe ndagira mbabwire ngo nimwebwe mukuruye icyo bita akaga, nimwebwe mukuruye amakuba. Nesti de sase nje kubabwira ngo kwivanga insengero mwazikora neza, mutazikora neza. Imana yafashe imyanzuro. Jésus de tout de sens yambwiye mbabwire ngo ngihaza ubwibone bw'abaririmbyi, yaza ubwibone bw'abashumba, yaza ubwibone bw'abahanuzi. Enesifo lekita endima lebini winisire. Imana yambwiye mbabwire ngo irababaye cyane. Nesifo ne manda irababaye, ne kudesti de brome irababaye, ne faidosti de sa irababaye, chandole grome stabilmo irababaye, takidi birimora. Yambwiye mbabwire ngo yemwe abarosi nimwihane, yemwe basambanyi mwe nimwihane, kubera akaga karaje. Jésus de tosta benefo akaga karaje, umuyaga uraje uje gukura imyanda mu mayira. Imana yambwiye mbabwire ngo amazu Destiny Dry yanyu mwananiwe kuyakorera amasuku. Uwiteka yambwiye nze mbabwire aje kuyakorera amasuku, kubera ko kuyakora amasuku kwanyu byarabananiye. Ene biristi contre beforesase yambwiye mbabwire abasinzi bihane, abajura bihane. Ele kudesti de traye yemwe ele kidesta contre bafo yewe wa mugabo we ene contre Dry uri gutuma umugore wawe ukajya kurara mu maroji. Imana irakureba, Imana iri kubabara cyane. Jésus de destakide yewe wa mugore we wakuyemo inda ngo wayisamye ngo utabishaka. Ende contre de daimone sase Imana igukureba. Uwo mwana wakuyemo y'amezi nistidadra, iyo nde wakuyemo y'amezi 5, Imana yarababaye. Imana igukureba. Imana yamwaze babwire ngo ngimbinja nyinshi zirimo ziraririra mu mayarara, zikarira mu matuwarete, imbinja zirimo zirarira mu mariri. Imana irababaye, Imana ifite agahinda. Ende tosti de bonefo yemwe mw'abagore mwe, Imana yambwiye mbabwire ngo Jésus de tout de sens ati kubera ko je ne me la facile contre mes sens mutagishaka kubyara. Yambwiye ngo mbabwire ngo mugiye kwifuza kubyara mutagifite abo mubyarana nabo. Nesti de taille eni mori go desti berefo ene chanto de deboni ene fosire takuwa ene mo le mosti de pai ene shai de grome. Mana yambwiye mbabwire ngo ifite agahinda, ifite umubabaro. Je ne tout desti contre berefo. Mana
yambwiye ngo mbese edekire draye kijya kurimbura Sodomo na Gomora. Yambwiye ngo mbese mbabwire ngo mbese ngo ntago bari abantu. Yambwiye ngo mbese ngo ni igiki kibitumye murengwa gutyo, kibateye umurengwe. Imana ifite agahinda, Imana ifite umubabaro. Enesti benesase erego de morasire. Imana yambwiye ngo mbabwire ngo gikimuba bibabaje cyane ngo nuko abamenye izina ryayo ari bari gutuma izina ryayo ritukwa, ari kwirirwa batongana, bari gusindira mu makabari, abarindi bari kurara mu maroci. Yemwe mwabahanuzi mwe nimutihana ibyaha byanyu, Uwiteka aje kubatsemba kuko yatsembye kwa Robowamu. Yemwe mwabaririmbyi mwe nimutihana. Enesti de sase mwabadiyakoni mwe nimutihana. Enedosti kontra bevorosase. Imana irabashaka kubera ko mwabaye nk'inguge yamenetse. Enebini winisire mwabaye nk'inguge yamenetse muririmbira ku busambanyi. Jene harabinimora mukura mu maduka wekene uko bwije. Yewe mwabahanuzi mwe mureke gusenya ingo z'abandi. Jene tasti benefosire kubera ko Uwiteka arababaye. Yemwe de bremo yewe wa mugore we wikuye mu rugo rwawe witwaje iby'amoko. Yewe wa mugabo we Imana yaje. Enesti de sase yaje ntajibabariye. Ine topi fonogrome yereye ku ruhande kandi nagira mbabwire ngo nimusenge musengeshe umwuka iteka. Nedosti kontra de binifo ati kubera ko yere binifosire rurebera ko ikuredraye Satani yamenye ikintu cyitwa umuriro. Eregere satwisi ikintu cyitwa ubusambanyi. Imana yambwiye mbabwire ngo nutazi gusambana agiye kubyiga. Ere kontra cide Imana yambwiye mbabwire ngo n'umwana muto agiye kubyitoza. Ejesti kontra benefosire Imana yambwiye mbabwire ngo kandi irekire dosase ati dore inzara iraje. Ati inzara iraje we, ati inzara iraje. Mana yambwiye ngo mbabwire ngo inzara iraje bene da. Mana yambwiye ngo inzara iraje. Mana yambwiye mbabwire ngo yuko inzara ije. Yambwiye ngo dore mbabwire ngo ibishyimbo biruriye, umuceri ururiye, ibirayi biruriye. Mana yambwiye ngo mbabwire ngo umuntu uzaba warasenze akayegera agasenga nta mwuka iteka. Yambwiye ngo niwe uzarya. Mana yambwiye ngo mwireke kwibaza ngo ibiryo birahenze. Yambwiye mbabwire ngo ntabwo birahenda. Nemifostide hade. Mana yambwiye ngo mbabwire ngo umuntu uzaba warasenze akayegera agasenga nta mwuka iteka. Yambwiye ngo niwe uzarya. Mana yambwiye ngo mwireke kwibaza ngo ibiryo birahenze. Yambwiye mbabwire ngo ntabwo birahenda. Nemifostide hade biniwi elekine stai mora. Mana yambwiye ngo inzara ije jestide tarabini mora. Umugore Erestar agiye kwifuza kuba umukobwa. Mana yambwiye mbabwire ngo inzara ije. Umugabo agiye kwifuza kuba umusore. Jene tosti contre benema. Umwana agiye guhindukira abyire mama we. Abwiye ngo mama wambyarira gici. Kwa rusiko bizamera gutyo wambyarira gici. Nje kubabwira ngo bene data nshuti z'umusaraba inzara iraje. Jeside tudasire glore mora. Yabwiye mbabwire ngo inzara iraje. Ishimana yambwiye ati kubera ko mwarabwiwe kenshi myiziba amatwi. Yabiyonze mbabwire ngo mbese ni igici arigambiye kubakorera itabakoreye. Jeside sti contre de sase kubera ko mwarangije kwimura mwuka wera, mwarangije kwimura Kristo mitima yanyu, mwimikamo ibigirwamana, mwimitsemo abadayimoni y'amashyari, mwimikamo abadayimoni b'inzangano, mwimikamo amarozi. Imana yambwiye ngo irababaye cyane ije guhanga uko yaje kwa Robowamu. Yambwiye mbabwire ngo mbese Jeside tarabirimo ati kubera itsimurengo vuba leto kidimora. Imana yaje Jeside trayibone sase. Yewe mwabahanuzi mwe Imana ibanyuzemo. Jene biri fodrai godesika inzarira kwifodeba edekidimora eresta kontrebevo. Ibi ndimo kubabwira n'ubutumwa Imana yambaye. Jene tosti detaye ntabwo bafite ngo kubivuga kuko ko ni yari yantumye ko nze mbabwire. Nesti foresase yambwiye mbabaze ngo mbese ni igiki gitumye muvuze induru cyo nk'umugore uri kubise. Jene tudasire nebonefo ati dore mumeze nk'umwana ukora ikosa ya inestide faya. Umubyeyi yaje kumuhana Jene tarafosire umwana agatangira kurira ingoni itaramugeraho. Imana yambwiye ngo mwa bwoko mwe icyo Uwiteka aragambiriye kubakorera atabakoreye ni igici. Jene tostide aye yemye bagora mwe ene bini forasase icyo Imana agambiriye kubakorera
itabakore ni igiki elebore kiredraye imana yambwiye mbabaze ngo ese niba yarakugeneye kubyara abana 5 ukabyara abana 2 ese 3 bazabyarwa nande imana yambwiye ngo ati kubera ko mwarangije gucukura imva mu nda zanyu yambwiye ngo nabo mufite sabanyu aho byije kubabanyaga irabatwaye ati kubera ko nabo nesti datara birimo nabo mutanezerewe nabo nesti kontrebevo ati babajwe n'abana babaye imfubyi kandi base bahari babajwe yuko abana babaye imfubyi banyina bahari jeside tudasire grode bone ati yewe mugore we uri gute mugabo wawe ukajya kurara muri roji ati ngota yiwitekera kumanukiye yewe wa mugabo we uri gute mugore wawe ukajya kurara muri roji ingota yiwiteka iradostifo irakumanukiye endi my god reboresa ibi ndabivuga ukimana yabinumye ibi ndestide traye kontrebovo wowe ururira indege ekidataye usize abana mu Rwanda ukajya guhura n'indaya hanze imana irababaye enevostidataye ugaserukana n'umugore wundi utahangara guserukana n'umugabo wawe cyangwa se ugaserukana n'umugore wawe enebistade bone yewe nekide fosile imana yambwiye ngo yafashe imyanzuro kandi irababaye yewe nekontreledraye inje kubihanangiriza ngo nimuhindukire nimwibuke ibyo imana yababwiye nimwibuke ibyo imana yabahaye esteddraye wari wambaye ubusa imana yarakwambitse ere kontrebevo wari ushonje ese imana ntabwo yakugaburiye bene data ene kine moria wari uri mu nzu y'ubukode imana yagukuye mu bukode none muraranzwe nestide borefo mwibagiwe imana yabakuye jede tudastike debo edestakide tagira ngo ubwire ngo imana y'amahoro jestide taye ifite agahinda ifite umubabaro yewe wa muhanuzi we ele kontrebevo wewe wabyiye umugore wundi ukamubwira ngo mu rugarurwa ndagarurwe arubyariyemo 5 ukaba rusenye ufite ishano ufite akaga ufite amakuba netostide taye tabizi nuko ubutumwa benshi baravuga ngo destaye ngo naravangiwe jestide taye mora ariko nje kubabwira ngo jewe tamasari ntacyo bintwaye ahubwo natumwe n'Uwiteka bene data shuti z'umusaraba barokore banyamasengesho ni iki gitumye mwitwara gutyo aya ni amagambo Pawulo yabwiraga Timoteyo aramwihanangiriza cyane abwira ngo Timoteyo we mwana wanjye ndakwihanangiriza ibuka ubuhanuzi bwahanuye ibyawe kugira ngo buguheshe kurwana indambara nziza nanjye rero naje nje kwihanangiriza haba umusore haba umukobwa haba umugabo haba umwana mutoya naje nje kubihanangiriza kugira ngo mureke ibyaha byanyu mureke ubujura mureke ubusambanyi mureke amashari mureke inzangano mureke gusebya abagenzi banyu ahubwo mukore ibyo data wa twese ashaka muvuga ibyo Imana yabatumye mureke kuvuga ibyo Imana itabatumye bene data shuti z'umusaraba banyamasengesho nk'abahanuzi mwe muvuga ngo Imana yabatumye itabatumye mukaza mugasebya umurimo w'Imana mugatongana ndetse mugasebya abagenzi banyu mufite ishano mufite akaga mufite amakuba jeside tude sanse we wakuyemo inda Imana irakukureba waraye mu maroji usize umugabo mu rugo wa testide dry wowe wa mugore we uhangaruka ita mugabo ngo nimbwa kandi Imana yaramuguhaye ufite akaga ufite ishano Imana irakuresanse ntagiri kukureba ijisho ryiza Imana rero yarababaye elesti kontrebovone Imana mbyonze babaze ngo ese icyo yarigambiriye kubakorera ni igiki ese itabakoreye nesti kontresanse ibi ndabibabwira kuko Imana yanumye edestiberefo edekide aye yemwe bene data abari kunyumva bihugu byose bitandukanye jeside tayigore wowe urwaye umugongo Yesu yiteguye
yiteguye kugukiza urwaye mu nda Yesu yiteguye kugukiza enesti kontrebavu urwaye erebini modraye uri muri koma igihe kirekire Yesu ageze ku burwayi bwawe aka kanya ndakubwira ngo Yesu muri kumwe je ne pas de mini erebini wa letale kota enegude staya Jésus le gros elma wategereje igihe uzabyarira byaranze nyamara barakuroze ariko Yesu ni muganga je ne tout de style draye yange kubabwira ngo dore ni mube maso ndetse musenge kuko ibyorezo byo biraje icyorezo kidasire bonewa kizajya kuvaho ikindi cyiza kandi ababwira ngo nimusenge kuko amakuba asimburanye n'andi makuba yemwe bene data nshuti z'umusaraba banyamasengesho mwabarokore mwe mwagiye ku mavi mwasenze mukiranira kureka mwatandukanye n'icyane gisa nacyo bene data estigodraye niki gitumye murengwa gutyo Jésus de sase yemwe mw'abahanuzi mwe mw'abadiyakoni mwe mwasenze yemwe mw'abashumba mwe mwasenze mukongera mukabaza Imana icyo mugomba gukora letosti detaye mukura amaso ku nsengero jedestire draye ese ko Imana yafunze amazu yasenze insengero je ne pas dosire ndababwira ngo dore nizisigaye nazo ije kuzifunga kudasire draye kubera ko ibiri gukorerwamo biyiteye agahinda biyiteye umubabaro ese ko mwabonye ko zifunzwe ese mwakoze iki mwafashe uwe mwanzuro nje kubabwira ngo rero uyu munsi wa none Imana yaje uyu munsi wa none Imana yafashe imyanzuro enestidefo inzara yo iraje nta nubwo muzayihunga ngo mubishobore ariko umuntu wasenze Imana atayiryarya atayibesha Imana yambwiye gifite uburyo izamutunga atariko inzara yo nge mwayihagarika nestidetaye ergonestasi endraye reka tugushimire cyane kubw'umurimo mwiza w'ivugabutumwa ukoze yego reka basabe mwongere mutambutse nimero ya telefone ubundi musengera abantu b'Imana nomero yanjye ya telefone ni 078 90 73 79 078 90 73 79 karibu n'isengesho. Mana data wa twese uri mu ijuru uwera enestasi uwera wa Isirayeli Imana ifite imbaraga harabini wa letando ege edayi mu izina rya Yesu nsengeye edayi aba barwayi baryamye ku birago nsengeye abari muri koma nsengeye abari muri bombone nsengeye abarwaye umugongo nsengeye abarwaye mu nda nsengeye abakeneye urubyaro nsengeye ab'ingo zabo Satani yasabirije kugira ngo zisenyuke nsengeye ufite umwana urwaye enestive de fosile aba bana ndabasengeye jenetalo pifo nsengeye wowe ukeneye urubyaro Imana niguha urubyaro nsengeye warwaye polarize yasenze cyane jenetosi de paye yasenze cyane yakwinginze Uwiteka Imana yera yiringaba Imana mu byadukunda abagiye kunyumva mu byose bitandukanye mu byo hanze mu guca u Rwanda iri desanse iri sengesho rigera ku basore rigera ku bakobwa ribahindure rigera ku bagabo ribahindure nesti defo rigera ku bagabo Mana elefaya iyiwede kumva jenetando ekita elebini mini urakoze Yesu turagushimiye Uwiteka nyir'ingabo ndagushimiye kubw'uyu mwanya urakoze mu izina rya Yesu Kristo amen.